umuntu bakoze divorce yanze kuva hagati kandi ufite umuntu usigaye gutereta umva nkubwire tira agapira hasi ngwino dusenge byayimwe mufite abana bari barabananiye umwana wawe mukabana ari umugore yararenze no kuba umugore utabizi Imana iravuze ngo iraje imugukorereho rebanda agusaba ibyo ufite n'ibyo udafite dore nzanye urufunguzo ndi umwana w'Imana herararararara zomende folayi urufunguzo rwa munani nzanye agabanyije ibyago agabanyije iterwa ry'inda abana biga babayo yemwe ababyeyi mwohereje abana ku ishuri dore ndarangurura ndi umwana w'Imana nguru urufunguzo rwaje wowe urushaka urufata dusengera uwo mwana wawe aba bana biga babayo mbega ibyago ariko manye uwa gatatu nimugumanye ariko hebe foni aba bana b'uruvangavange Imana iravuze ngo parikiraho dore urufunguzo dore bandaya ni kutestafo nawe wakubaka bikakubera nawe wakwitwa nisanfuzaga ubukwe waravuze ngo wagiye wijyanye none wajyaga wicara ukumva abantu bakora ubukwe ukumva biragutunguye urufunguzo nguru yeremanda senima dore rw'abanyeshuri ibigo byiga bibayo henoma tawazi ni benofa mwuka wera yambwiye ngo agabanyije ibyago agabanyije iterwa ry'inda abana biga babayo birakugoye waramusize none ufite umutima uhagaze uragira ngo azashaka undi mugore uragira ngo azashaka undi mugabo dore nguru urufunguzo rwaje ngwino dusenge riko tawidi bifo ngwino dusenge urufunguzo rwaje ngwino dusenge Satani atakunyaga dore tugeze mu mpera z'umwa atakunyaga wandikire marayika umubwire ngo wera kandi wukuri ufite urufunguzo hedinima Mana ndagushimiye wampaye imfunguzo pe baraba wampaye imfunguzo zo gukingurira aba bana dore ngizi neshando twari tugeze ku rufunguzo rwa munani kandi uru rwa 9 n'iyi nyatsi nayo ikuvaho igende rabi ndagufungurira mu izina rya Yesu ndi umwana w'Imana ndagufungurira winjire mu mugabane wawe urufunguzo rwa 10 heriwi topefu renemo ndeza tayanga nema sheriwi nima nurwa abantu babana n'ibigeragezo byo kurogwa utuye ku musozi bakuroga bakuneshando heriwi abarata nabi aba Satani atera mu nzozi denomanda dere bonefo shanima haleluya Imana komeze abandi biricyose kandi akomeze umugisha utagabanyije umande nyezi yadawa meno pesi wedo amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo umujyi wa Kigali ndetse n'igota Masimbi muri diaspora namwe mukomere cyane Uwiteka Imana komeze abahe umugisha utagabanyije mushimire cyane niba warakanye subscribe ugatera comment ugasharinga n'ibiganiro byacu bya buri munsi no kuri Imana yo mu ijuru ikomeza igumugisha utagabanyije uyu munsi ndi kumwe n'umubyeyi imbere ya kamera mu mubona rwose mama ibimenyetso shenoma tera umuhanuzi w'Imana nimunyemerere mu izina ry'Imana tubanze tumwakire komera cyane umubyeyi wanjye umusaraba ni wabendera ryacu twabakijijwe yo twemeye n'isoni zawo ni utuneshereza Imana ishimwe haleluya umusaraba ni wabendera ryacu twabakijijwe haleluya twemeye n'isoni zawo ni utuneshereza reka tubasuhuze cyane yego mu izina rya Yesu abantu mwese aramanda mwese abumva ikinyarwanda mudukurikiraniye kuri iyi cano tubifurije umugisha w'Imana adamanda ariko ko numva ndimo mpatwa kubifuriza umugisha wowe utwumva wowe nyine utwumvise Imana ishimwe hello amanda wowe utwumvise wowe ukunda abakozi b'Imana wowe ukunda abana b'Imana nkwifurije umugisha w'Imana mbahaye ikaze nukuri amina hari umuntu waba utanze yendo
Imana yanangaza before. Uyu muyoboro wa YouTube mudukurikiraniyeho mbahaye ikaze mu izina rya Yesu. Ndashimira umuremyi wanjye angaruye nkiri muzima ahimbazwe nanjye anyongereye iminsi yo kubaho. Ndamuhimbaje cyane. Imana ishimwe cyane. Hanyuma abantu banga Imana ntibayisenge bazapfa be kwibukwa. Iyo ryari itangazo dirala abantu banga Imana periwedosi barangone bakanga Imana bazapfa be kwibukwa. Imana ishimwe cyane. Abantu badukurikiranye bambonye bwa mbere nitwa Uwimana Claudine. Yego. Ndi umubyeyi. Yego. Ariko kandi ni ukuri. Aka kantu abantu baranyandikiye muri comment baravuga ngo nkunda kukavuga numva ndi Uwimana. Ramandaya sindu wa Nyabingi hidango mondevo sindu w'abazimu sindu w'abacwezi sindu w'abarangi numva ndi Uwimana. Rabanda wa nini ndu wa Gatonda ndu wa Nyirijuru ndu ni Shandama. Haleluya. Yesu we hari gukira indwara zikomeye. Imitsi gukira imitsi gukira rubaga impande. Uyu muntu ufite inyama zirara zakama umuriro nyama z'umubiri we zakama umuriro agahora gurumana. Hari n'umuntu ufite ikibazo cy'umwuka we wahumeka ngo ntumeze neza abantu bakamwinuba. Hari Imana ije muri Claudine. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Ndanezerewe cyane ndi Uwimana. Hago ndi w'abarangi. Oya ndi Uwimana. Baruzi ko n'amazina twitwa agira ikintu ahombya Satani. Imana ihimbazwe cyane. Ndi Uwimana rero ndabigendera numva ndi fiyeri yuko ndi umwana w'Imana. Ubwo nicyo mba mvuze. Naratsindishirijwe n'umwami wanjye. Imana ihimbazwe cyane. Bantu mudukurikiraniye kuri iyi cano ndagira ngo mutera agatebe tuganire ijambo ry'Imana. Ku bantu bambanye bwa mbere nitwa mama w'ibimenyetso. Dore ibyo nzanye none. Murabizi ntago ndi umusazi. Oya ndi umuhanuzi. Dore ibyo nzanye. 1 2 3 enye eshanu esheshatu zirindwi 8 9 10 imfunguzi 10. Rabi ni manda hari ibintu 10 Imana yambwiye ije gufungura kuri Danama ku muntu uri bwanyumve. Umuntu udukurikiranye rero mandawe harimo wowe ufite icyo kibazo cyo kutabyara. Hari icya mbere minifolayi godezango. Imana ihimbazwe nanone. Icya mbere kutabyara ibyaranze dore nguru rwaje. Haleluya. Reka dusome rero. Reka dusome. Ndumva Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imana inzanye hano kuri Profete Mazimpaka. Reka uyu mugabo nyiri cano Profete Mazimpaka reka musabire umugisha w'Imana. Haleluya. Reka musabire umugisha w'Imana. Kandi reka batangariza itangazo rikomeye. Iyi cano deniwa rebo Imana yiteye inkunga. Imana iraherera mandasiri widinima. Hari impano ikomeye kubwo gutera inkunga umurimo w'Imana agira. Imana icishije ku derangane mandasini we kuri iyi cano. Erega isi nibiyuzuye n'ibyo Uwiteka. Isi nibiyuzuye n'ibye. Imana ihimbazwe cyane. Harageze ngo tuvuge Imana tweruye. Harageze ngo tuvuge Imana tutajenjetse. Harageze ngo tuvuge Imana ikingura ibintu byari bikinze. Dore icyambere uyu muntu ufite ikibazo cyo kutabyara. Imana yampaye urufunguzo. Ku myaka 4 5 6 7 15 19 aba bantu herabaraba 12 hani wirinima 14 16 imyaka 2 imyaka 9 urufunguzo dewasi tendoza nema urufunguzo rwaje. Haleluya. Urufunguzo rwaje. Rabi. Ibyahishuwe twagiye. Ibyahishuwe. Imana ishimwe cyane. Ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 7 hari amagambo umwuka wera yampaye. Naraye nyarepese aravuze ngo wandikire marayika
w'itorero. Ariko dusomere batagira ngo nibyo nafashe mu mutwe. Ibyahishuwe 3:7 hera manda we. Imana ishimwe. Wane sika uri hafi mama, ya mubyeyi uri hafi, ngwino wakira urufunguzo rwawe. Dango igihe Satani yakubyiniye ku mutwe nguru byara noneho heka haya ya n'abatwita zikavamo Tobini wa Deshando Benosta rewani ni noneho heka mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Ndabona marayika aje kuzibura inda zazibye, inda zinistangonema. Imana ishimwe. Dusome kwandikire marayika w'itorero Philadelphia. Yego. Uti uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi. Yego. Ukingura ntihagire ukinga. Yego. Kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kugira uteka urukinga. Imana iguha umugisha. Imana ishimwe. Gezaho na yasiwi naho umwuka yambwiye. Imana ihimbazwe cyane. Mama shuti yanjye karabaye yenda kumva Yesu we bigenze gute? uwirindwi 8 10 14 aba bantu bakozweho baya langaranga hari gwedo stifaya wowe zivamo tega matwi. Utwita zikavamo. Hari winimi wandikire marayika w'itorero ry'Philadelphia uti uwera wantumye rero. Uwera niwe yambwiye ngo uwera kandi w'ukuri. Nibyo w'ukuri. Aravuga ya magambo ati dore nshyize imbere yawe urugi rukingu. Imana ishimwe. Kandi ntawe ubasha kurukinga. Urwo rufunguzo nyirarwo yarufashe. Heramanda we none pera kota zenoma rarararara. Dore uyu nifo urwa kabiri nuvo ndekuwa n'urw'uburwayi. Abantu barwaye indwara zidakira, kanseri, sida, diyabete, umutima, impyiko, amara, imbavu. Rarara biniwe niko tango. Dore urufunguzo rwaje. Izerane nanjye kwa Yesu biracyakora. Aracyafite imbaraga, aracyafite ubushobozi, aracyafite ubutware. Bantu mudukurikiraniye kuri iyi cano hera biniwidi kutangaza nima urwa kabiri riri bonema rabinima. Imana yambwiye ngo nzi rabi mpesha diporome denosiriwi. Abantu babitse mu ngo baganisango bakiga, ariko Satani akababyina hejuru. Diporome perime. Haleluya. Mana yacu ifite amaboko. Imana ifite imbaraga. Marayika yahagurukanye ni Philadelphia yavuze ngo uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo. Urwawe naruzanye rero ngaho bikura diplome. Harimo n'urundi rw'abantu babona akazi ntibagatindeho ntamara y'iminota 2. Haleluya. Rere nguru rwaje nawe retango zenema rabi marayika w'Philadelphia yanditse arimo araguhanagura. Rabi niwe dotaya gide genda ukore haristayine manda. Umva urwa 5 sheribi nema marayika yambwiye ngo n'urwingo Yesu we hanimindi wirango shenima. Ntabwo njya nkorera umwami wanjye ngenda gake kuko n'abakorera Satani nabo bararuha. Urwingo abantu bubatse izi ngo zasenyukaga, izi ngo za disitayine manda zidakomeye, izi ngo zitari ziri mu rukundo. Yewe mubye yewe byari bikikiye n'urwa kangahe bubatse. Yewe senema rabi n'urwa kangahe urwo rugo. Heri widimi umva itangazo. Dore urufunguzo rwashe. Rabi marayika yashyize urugi rukinguye imbere yawe. Shanimi ndango uru rufunguzo rwitwa gusenga. Uru rufunguzo ngwino dusenge. Riri amateka yawe y'urugo
uwayavuga bwakwira bugaca. Rabi, wageza nubwo uvuga ngo Imana yampaye iki, wageza nubwo uvuga ngo byagenze gute, ariko nene manda naje mu cyimbo cy'umuhanuzi, naje mu cyimbo cya marayika, naje mu cyimbo cy'Uwiteka. Hari winimanda ndatangariza kuri iyi cano ko hari abantu bubatse ngo Imana ibonye umubabaro wabo, hari abantu Imana ibonye umubabaro wabo, hari abantu Imana yarebye iritegereza. Nawe uwa mbere ntimwagumanye, uwa kabiri ntimugumanye, uwa gatatu ntimugumanye, ariko hebe foni aba bana b'uruvangavange Imana iravuze ngo parikiraho, dore urufunguzo, dore banda ya ni kutestafo. Nawe wakubaka bikakubera, nawe wakwitwa nisango demo rabi, dore urufunguzo. Wowe wifuzaga ubukwe, waravuze ngo wagiye wijyanye, none wajyaga wicara ukumva abantu bakora ubukwe ukumva biragutunguye. Urufunguzo nguru yeremanda senima. Dore urw'abanyeshuri, ibigo byiga bibayo henoma tawazi ni benofa. Mwuka wera yambwiye ngo agabanyije ibyago, agabanyije iterwa ry'inda, abana biga babayo. Yemwe ababyeyi mwohereje abana ku ishuri, dore ndarangurura ndi umwana w'Imana, nguru urufunguzo rwaje. Wowe urushaka urufata dusengere uwo mwana wawe, aba bana biga babayo. Mbega ibyago, ariko birahagaze. Uwiteka yanzanye, birahagaze. Yemwe mwababyeyi mwe mufite abana bari barabananiye, umwana wawe mukabana ari umugore yararenze no kuba umugore utabizi, Imana iravuze ngo iraje imugukorereho. Rebanda wi agusaba ibyo ufite n'ibyo udafite. Dore nzanye urufunguzo, ndi umwana w'Imana. Herararararara zomende folayi. Urufunguzo rwa munani nzanye ni urw'abantu baba mu bihugu ariko batabana n'imiryango yabo, ariko batabana n'abana babo, ariko batabana n'abagabo babo. Birakugoye, waramusize, none ufite umutima uhagaze, uragira ngo azashaka undi mugore, uragira ngo azashaka undi mugabo. Dore nguru urufunguzo rwaje, ngwino dusenge. Riko tawidi bifo, ngwino dusenge. Urufunguzo rwaje, ngwino dusenge. Satani atakunyaga, dore tugeze mu mpera z'umwaka, atakunyaga. Wandikire marayika umubwire ngo wera kandi wukuri, ufite urufunguzo. Hedinima Mana ndagushimiye, wampaye imfunguzo pe. Baraba wampaye imfunguzo zo gukingurira aba bantu. Dore ngizi neshando, twari tugeze ku rufunguzo rwa munani. Imana ishimwe cyane. Ariko rebonema imyaka umaze utabana n'abana bawe basigaye mu bihugu, nenemo wavuyemo, nawe ahuri agahinda kaba kanda kukwica. Urwa stafo kandi urwa cyenda n'iyi nyatsi nayo ikuveho igende. Rabi ndagufungurira mu izina rya Yesu, ndi umwana w'Imana, ndagufungurira winjira mu mugabane wawe. Urufunguzo rwa 10 heriwi topefo renemo ndeza tayanga nema sheriwi nima. Nurwa abantu babana n'ibigeragezo byo kurogwa, utuye ku musozi bakuroga bakuneshando. Heriwi abarata nabi, aba Satani atera mu nzozi. Denomanda dere bonefo Shadimanda, shize urufunguzo, shize urugi rukinguye imbere yawe. Nguru urufunguzo rwaje. Duhurira mu masengesho rero, duhurira mu masengesho, kuko izi funguzo zirafungura kubera amasengesho. Wandikire marayika, niko Imana yambwiye, waya matorero, waba abantu mbwiye, ubabwire ngo shize urugi rukinguye imbere yawe kandi ntawe ubasha kurukinga. Abarota nabi, abarotaga bapfa, bayi mu bisezereho, abajyaga barota bajya kubashingura. Wewe warotaga so cyangwa nyoko yarapfuye kera, bayi aba ni abadayimoni. Sezeraho, urufunguzo rwaje, ngwino dusenge. Rarira neforamanda. Reka mvugane n'aba badamu bubatse batawe bakabasenda kera, basigaranye ingo z'ibyitiriro, basigaranye ingo z'agahinda, za zindi bita ngo nishira umuteto. Mbega ingomana yanjye we, izi ngomana ndazisengera ndi kuri iyi cano mu izina rya Yesu. Aba bantu ngera ubagarukeho mu izina rya Yesu. Haleluya. Nawe urufunguzo rwawe ruze, uzi kubaka
ukamera nkaho ntarwo ufite. Umuntu yanakubaza ngo umugabo wawe ninde, ukagira ubwoba bwo kumwerekana kuko asigaye ari umugabo wa benshi. Ndagusengera inshuti yanjye, nukuri Imana yampaye izifunguzo, ubuzima bwawe bukinguke. Ndavugana n'uyu muntu ugira ikibazo mu mutwe, ahorana ikibazo mu mutwe, ahora yumva ikintu gikubita. Imana yampaye urufunguzo, ngaho kira rwose. Ndavugana n'uyu muntu bakoze divorce, yanze kuva hagati, kandi ufite umuntu usigaye gutereta. Umva nkubwire, tira agapira hasi, ngwino dusenge, ngwino duhamagara Imana, ngwino Yesu aracyakora. Imana ihimbazwe cyane. Reka mbwire uyu muntu, Rebo yarwaje umwana wagira imyuka imutera, umwana we yagoryamye akivuka, umwana we yabuze ubwanjye akivuka. Henema, hari n'undi numvise Shari Binimo amaze imyaka 5 uwo mwana nawe atavuga. Reka gusengere, reka ngusengere, wabahagera ndavuye kubagwa ngo ibibyimba mwijuru hari imbaraga zishobora kubishongera. Reka ngusengere, wibitse ikibazo cyo kubyimba amaguru, reka ngo dinimora Mana ndagira nte yakari byinshi. Reka ngusengere, ayo mabere yawe yamaze kuzamo ikibazo tayanima. Reka ngusengere, iyo mitsi y'izosi nayo tedo bandana reka ngusengere. Mana yanjye, reka tubashimire mwese abantu mwari mudukurikiranye kuri icano. Tubifurije umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana ko bikomeza kubana namwe. Ushobora gukenera kuduhamagara ngo dusenge Imana, kuko izi funguzo izi mberetse zikoreshwa n'amasengesho. Amasengesho niyo zikoresha. Rero ushobora gukenera kuduhamagara, waduhamagara kuri 078 0086 2 ibaruye ku Imana Claudine, cyangwa wahamagara mama bimenyetso. Nta kibazo, Yesu aduhana umugisha. Mana ndagushimiye kuri Imana yumva, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndaguhimbaje ko uje, kandi nanjye nari naje gukora icyo wambwiye. Aba bantu bose umbwiye ubakingurire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye cyane. Imana mu ijuru iguhe umugisha. Urakoze cyane. Imana ikanshimiye n'abantu mwese mwamudukurikiranye mbabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Amen.